kurandasoma ijambo ry'Imana mu byahishuwe ariko ndavuga amagambo makeya. Reka dusuze mwese abakurikiye Narabibonye TV tubabwira ngo amahoro ya Kristo ahantu hose muri kandi turizera ko mumeze neza. Uyu munsi noneho twinjiye mu mazi, turi ahantu hakomeye cyane ariko je si mazi zina. Ni amahoro. Yewe turi amahoro buhoro turi hano kuri Busoro. Hitwa kuri Busoro, umugezi utemba wa Busoro. Ndabona ari isumo y'amazi iteye ubwoba cyane kuko niho nsengera. Aha, ubusanzwe harya bakwita Nsuzugurwa, irindi zina ninde? Nitwa Nsuzugurwa Maniragwa Celestine. Maniragwa Celestine. Ako Celestine wasenze Imana kabisa. Nasenze Imana kandi na n'uyu munsi ndacyayisenga. Na n'uyu munsi uracyayisenga. Kandi nkunda n'abantu b'Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Tugusuye rero hano mu sumo, iri sumo ngukunda kurisengeramo cyane. Nkunda kurisengeramo. Imana yarambwiye ngo nimpasengere. Kubera ko nasengeraga muri Sedogo barangambanira, Imana irambwira ngo nimanuka hano kuri iri sumo no ngomba kujaja ndayisengera n'abantu bahansanga kabasengera bagataha. Ya, mukanya rero nahozo mbona uyo witeranira abantu bari gufashwa. Mu byukuri uri umukozi w'Imana? Ndi umukozi w'Imana, uko Imana ishoboje niko nkora. Ndabona uri umuntu ukuze, umaze igihe kingana iki ukora uyu murimo? Ndangije imyaka irenga 30. Imyaka 30? Uri umuhanuzi? Mpanu uko Imana ishoboje niko mpanura. None se kuri umukozi w'Imana iryo zina ryavuye Nsuzugurwa? Imana yarambwiye ngo ningende misuzugurwa kubera ko abantu benshi bagenda bishira hejuru, kubera ko Imana ntabwo ikoranaga n'abishize hejuru, ikoranaga n'abaciye bugufi. Uko na Yesu Kristo yaciye bugufi azi no mwisi. Yego. Nawe wemera kuba Insuzugurwa rero? Yarambwiye ngo ningende misuzugurwa. Ako se muri uyu murimo ntago uhora n'ibikugerageza ko cyane ko witwa Nsuzugurwa? Birahaba. Cyane kuko nkunda kuba ahangaha. Ikindi cyane kigomba kubaho cyane uretse nk'Imana yakoresha nk'umuntu. Urumva kuba ahangaha reba ko hameze. Reba izindi harebaga amazi. Urumva umuntu arasenga uko atashe uretse ko Imana itabura kubigenza. Twirirwa ahangaha ntitujya. Aha. Ntabwo tujya. Ahantu kwirirwa none bivuze ngo nanjye nta kantu ko kurya ndabona. Ntako. Ahantu kari hatarira. Harakomeye ahubwo mu mwaje kuhadusurira. Uko twasenze Imana ikava ngo iri butwereza abasitsi. Kandi yaduha n'isezerano, umwe mwaje ku isezerano ry'Imana. Amen, haleluya. Kandi Imana igomba kwibahera umugisha. Kandi tuzanagaruka. Nuko Imana ibaha umugisha. Haleluya. Ya ariko Nsuzugurwa ushaka kuri n'umuhanuzi rero. Imana hari igihe igomba kunkoresha uko bishatse. Kuko n'uyu munsi uko turi kuvugana ukumva Umwuka Wera ari kumbwira ngo humura izakurinda. Haleluya. Ngo burinzi ndabwakiriye mu izina rya Yesu. Imana yo mwijirwe umugisha ariko se kandi kumbwira ngo izakuriza. Indege uzaje no mu mahanga. Ndabyakire mu izina rya Yesu. Nasengera ijambo ry'Imana avango kuko wankunze akaramata ngo nico nzagukiriza. Hari ibyo Imana izagukiza. Haleluya. Yabwiye Kuro ngo izakenyuruza abami imukenyeze. Ngo kandi inzugi z'imiringa izazicamo kabiri. Ahataringaniye iharinganiza. Haleluya. Imana imbwiye. Ndafashijwe. Ngo nkubwira. Yego, haleluya. Byakura. Yego. Ngo n'ubujya ntigeze kukumenya. Haleluya. Amen, haleluya. Wizera. Ariko ahantu hari amavuta. Iyi Imana idusiye kubera gusengera ahantu ureba ukuntu hameze. Ariko se Nsuzugurwa nk'umuntu agushatse ari wenyine muri babiri wamwemera mukaza mugasenga? Hano ubu gusenga n'ubujya bivuna n'abatwumva gusenga biravuna. Kandi gusenga kwikorera ibibazo by'abantu kubasengera
bisaba kugira ngo utajyama iwawe mu nzu. Ni ugusenga wavuye ku buriri bw'iwawe, ugasenga wavuye mu nzu y'iwawe, kugira ngo uze kwirana n'Imana nk'uko na Yesu Kristo wasitaga abigishwa be akaja mu mpinga y'umusozi kwirana n'Imana, gusaba Imana imbaraga. Aha ni uko haza usaba Imana imbaraga, Imana yo mu ijuru cyakora ikakumva ikaziguha uri gusengera abantu. Abishubije vuba ikabasubiza, n'abandi batari basubizwa vuba bagategereza igihe Imana izabasubiriza ikazabasubiza. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo hahigwa ihanganiye mugerageza, nabo rero bakihangana kandi ngo uzihangane kageze imbere uko niwe uzakizwa. Amena. N'abari kutwumva ab'Imana yavuzeho bakaba batari Imana yabisohoza, nibategereza na Sara yabyaye ashaje. Haleluya, 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 haleluya. Ariko nsuzugurwa mu by'ukuri mu busanzwe ukora iki? Nta kazingira uretse gusenga. Ako ni imyaka yawe se ubundi hari uwapfa kuko wakazira? Imana ivuze ngo yose sinanagakora kandi nsenga. Ni igitangazo. Ufite umugore n'abana? N'abuzukuru maze kugira n'umwuzukuruza umwe. Nyamara urakaze nsuzugurwa we. Imana yakugiriye neza cyane. Namwe kandi. Haleluya. Amen. Ahantu rero, ahantu hari amavuta mu by'ukuri wasengera abantu wasengera abantu bagafashwa. Cyane hano n'abantu baje baza bafite ibibazo bimwe, ukabona urasenza Imana, ukabona Imana irabashubije. Haleluya. Gakwa kundi ikidendeze cyabo gacihindurije. Marayika amanutse. Ufite umutereramo akamutereramo ngaho agahita akira. Na hano rero nuko hagaragara hano kaca kidendezi. Iti. Haleluya. Tedo contre de skize vous voici kono izera kora umurimo. N'uburi kumvira ngo ni nkora umurimo. Haleluya. Haleluya, haleluya. Umurimo rero tugiye kujya tuwukora rwose. Imana ibagiriye neza. Ni Imana itarabanura abantu ku butoni. N'abandi abanyamakuru nkamwe baje kunsura hano bakansaba ikiganiro cyo mu ijambo ry'Imana, ngomba kuribaha kuko ijambo ry'Imana rigomba gukwira ku isi yose. Haleluya. N'abari kuryumva hari ijambo nabasomera hano. Yego. Mu byahishuwe ibice byaho ni 22 ku murongo aho wa 12 ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Arufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiro n'iherezo. Araza vuba. Amena. Nyiribihe azanye ingororano. Amena. Kugororera umuntu ibikwiriye ibyo yakoze. Nawe azabagororera ishingiye kogwa muri kwamamaza ijambo ry'Imana mu buryo bwo kukamira mukabyohereza hirya no hino ibyo mwafashe mu ijambo ry'Imana, abaryumva bagakizwa. Araza vuba. Haleluya. Kugororera gusa niba uri umusinzi ujaje gihonomo, niba uri umusambanyi ni gihonomo, niba uri umujura ni gihonomo, niba uri umubeshi ni gihonomo, niba uri umuntu w'umwicaye ni gihonomo. Ariko babandi bakurije gukiranuka, ubundi ijambo ry'Imana yatubwira ngo mateko y'Imana gabereho ibigande zizeve compresse calor. Ariko abakijijwe ntigabareba kuko abo bakijijwe babakijijwe n'Imana kuko amateko ntigabareba. Icambere ntacyo gabakurikirana kuko bahora bari maso ku bugingo bwabo. Ndabasabira rero abatwumva namwe n'abandi hirya no hino, ubwo araza vuba. Yego. Ntawe uzi umunsi n'igihe, ariko iri jambo riri kubabwira mwe muri kuryumva nshuti z'Imana, abantu bari kuryumva ku isi yose. Dore Yesu araza vuba azanye ingororano, kandi kugororera umuntu ibikwiriye ibyo yakoze. Mukora imirimo myiza yo gukiranuka, Imana izabagorora ubugingo buhoraho. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen.
urakoze cyane nsuzugurwa. Imana ibahe umugisha. Tuzagaruka noneho turi gusenga turi mu mavuta. Imana ibahe umugisha. Amena. Ariko twatandukana ku buryo bw'umubiri kamanza senga Imana. Senga Imana nta kibazo. Mwami Imana yacu dide uri Uwiteka, uri umwami Imana nyir'ingabo, fasha bene data, fasha nura mushiki wacu, urushaho kubagira neza no kubaha umugisha, kandi ubu butumwa bumvise n'ahandi hose baje bagendane nawe, kandi muri uyu murimo mwami Imana bakora kuko uzawubaheramo umugisha. Komeza utanga umugisha kuri we natwe twese n'abaryumvisha iryo jambo, bakomeze bakore ijyaryo, kandi bakomeze mwami Imana bakora imirimo yo gukiranuka, kuko uje kugororera ibihwanye n'ibyo umuntu akora. Reka uzazana ingarurano buri wese mwami Imana yarakoze imirimo yo gukiranuka, kugira ngo uzabagorore ubugingo buhoraho bazaje mu ijuru, kuko iwacu ni mu ijuru aho dutegereje umukiza wacu hazava. Komeza ubagire neza kandi ubafashe muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha.